Muraho cyane nongeye kubasuhuza mu ijwi ry'abaduteze amatwi ndetse nanjye uri kuri televiziyo yanyu, televiziyo yo mu buryo bw'amajwi, televiziyo yo kwihana ibyaha no kubabarirwa ibyaha. Yesu nashimwe kandi nahabwe icyubahiro. Rero ndagarutse akanya keza cyane nyuma y'uko tumaze hashize iminsi itari mikeya tubonye twigiye hamwe icyigisho gifite umutwe wari ujyanye n'iby'ubutegetsi buhwanye n'imyaka 6,000 ubutegetsi bwa satani, maze ubwo butegetsi twarabusobanuye tubara imyaka, tubara uko gahunda zizagenda n'ukuntu imyaka igomba kugera ku musozo. Ariko hari igihamya tutasomye nasize, ariko ntago ari ku bushake bwanjye, ahubwo ni uko amasaha yari yabaye maremare kandi habaho no gukoresha amagambo menshi cyane ku buryo icyo gihamya tutabashije kukibagezaho. Ni muri ubwo buryo rero tugarutse kugira ngo n'ubundi twongere duse nk'aho dutanga umwanzuro, maze nitumara gutanga umwanzuro wa kiriya cyigisho twari twatambukije, maze buri muntu wese turebe ko yaba yaragize uruhare mu gukoresha iriya mibare neza, turebe neza ko buri muntu wese wateze amatwi hari umwanzuro mwiza yagezeho, dore ko n'ubundi twari twabishoje twabirangije, ahubwo igisigaye ni ukugira ngo dukureho urujijo ku bantu bose bumvishe dushoje icyigisho, batumvishe dushyizeho mbega wa mubare twashakaga wa nyuma. Ariko ushobora kuwusanga hasi mu butumwa bugufiya uriho, ndetse n'ahandi wajya ku mutwe w'icyigisho, kuri abakurikiye kuri televiziyo murabibona ko kuri taburo ya televiziyo cyangwa se sikirini handitseho umubare nyawo w'isozwa ry'iriya myaka 6,000. Niyo mpamvu rero tugiye gusenga, ariko ku bw'umugambi wacu w'uyu munsi dufite, tugiye kwigira hamwe icyigisho gifite umutwe uvuga ngo bigiye kuba imbarutso y'intambara ya gatatu y'isi yose, hagati y'ukuri n'ikinyoma. Ni wo mutwe w'icyigisho tugiye kwigira hamwe muri aya masaha, muri uyu munsi, kuri iyi tariki. Ariko mbere y'uko turagitangira, turabanza dusome igihamya kiboneka mu Byahishuwe ibice 20. Nitumara kugisobanura noneho dukomerezeho n'icyigisho cyacu. Niyo mpamvu rero mbanje gusuhuza inshuti n'abavandimwe aho mugiye muri hirya no hino mu birere bigiye bitandukanye, kugira ngo mwese aho muherereye umugisha w'Imana ubagereho, kandi mushishikarire kwiga ijambo ry'Imana, mushishikarire kwihana, mushishikarire kumaramaza ku byo wizeye, ku kuri ufite kandi uzira gushidikanya, kuko nicyo Imana idushakaho twese. Mureke rero duce bugufiya dusenge, nitumara gusenga maze izina ry'Imana rirushaho kutuyobora, kandi iki cyigisho nizeye yuko kiragera ku musozo, kuko Imana yongeye kuduha umugisha. Turagushimye Data wera wo mu ijuru, wakoze ku bw'iyi minsi yose itambutse uturinze kugeza no muri uyu nguyu, ukaba ukiturinze twarabo kurimbuka, kuko akenshi na kenshi tugucumuraho kandi si cyo waturemeye. Niyo mpamvu rero tugusabye imbabazi kugira ngo ibicumuro byacu byose bikurweho ku bw'amaraso yawe, kandi abakwizeye bose bafate igihe cyo gusenga kugira ngo amazina yacu yandikwe mu gitabo cy'ubugingo. Tugiye kwiga icyigisho gifite umutwe uvuga ngo bigiye kuba imbarutso y'intambara ya gatatu y'isi yose, hagati y'ukuri n'ikinyoma. Reka rero ubwo iyi mbarutso abayobozi b'isi n'abayobozi b'amadini batandukanye n'abarwanyije ukuri banze kukwizera bagiye gushoza intambara, reka Data wera wo mu ijuru aba ari wowe wiyoborera, aba ari wowe uyiyoborera, ube umugaba mukuru w'ingabo zawe, ujya imbere y'ukuri, maze natwe tugukurikire
kuko kunesha warakutuboneye ku musaraba, igisigaye ni uguhamya maze tugataha Yerusalemu nshya mu ijuru. Reka rero iminota yose tugiye kumara ahangaha aba ari wowe uyoborera urugamba, kuko n'ubundi ni nawe warutangije kandi nawe ugomba kurusoza, kandi natwe tugatahana itsinze mu izina ryawe Yesu urakoze, amena. Twongere dushime Imana ku bufatanye igenda itwereka ko ariyo yiyoboreye buri kintu cyose gihuye n'ijambo ryayo, gihuye n'ukuri, gifite aho kibogamiye ku kuri, maze buri muntu uwo ari we wese habeho kuyoborwa n'urukundo rw'Imana, kuko twebwe ubwacu ntacyo twakwigezaho. Twebwe ubwacu runo rugamba nta hantu rwose twahagarara ngo tubone intsinzi, usibye kujya mu ruhande rwa Kristo, kujya mu ruhande rwa Yesu, uruhande runesha. Navuze umutwe w'icyigisho nongera gusuhuza inshuti n'abavandimwe muteze amatwi iyi televiziyo mu buryo bw'amajwi, rwose aho muherereye hose nongeye kubaha ikaze kugira ngo twongere dufatikanye, twongere duhuze umugambi wo kumva no gusobanura ukuri isi yamaze kwirengagiza. Nk'uko nabibabwiye rero, tugiye guhera ku mwanzuro nabemereye aho icyigisho gishize harimo abantu benshi batabashije kumva ijambo risoza by'umwihariko nyamukuru, kuko hari abatabasha kugera kuri televiziyo ngo bashakishe amakuru, kuko amenshi niho aba ari, abenshi bakagenda babyumva habayeho guhererekanya mu buryo bwa telefone, ariko twongeye gushyiraho iri jwi kugira ngo buri muntu wese yongere amenye neza uko iriya mibare twayanzuye. Ni mu Byahishuwe ibice 20 niho tugiye gusanga uriya kiriya gihamya twari twasize cyangwa se twari twibagiwe, maze nitumara kugisoma duhite dutanga n'umwanzuro. Ibyahishuwe ibice 20 umurongo waho wa mbere. Mbona marayika amanuka ava mu ijuru afite urufunguzo rufungura ikuzimu, afite n'umunyururu munini mu ntoki ze, afata cya kiyoka, nicyo ya nzoka ya kera, niyo mwanzi wa satani, akibohera kugira ngo kimare imyaka 1000, akijugunya ikuzimu, arahakinga, ashyiraho ikimenyetso gifatanya kugira ngo kitongera kuyobya amahanga kugeza aho iyo myaka 1000 izashirira. Icyakora nishira gikwiriye kubohorerwa kugira ngo kimare igihe gitoya. Tujye ku murongo wa 7. Tujye ku murongo waho wa 7. Murongo wa 7, ubwo ndatarutse kugira ngo tugere ku ngingo nyamukuru. Umurongo waho wa 7, Ibyahishuwe ibice 20. Iki gihamya hano ngiye kugisoreza ni ku murongo wa 7, haravuze ngo iyo myaka 1000 nishira, satani azabohorwa ava aho yari abohewe, azasohoka ajye kuyobya amahanga bo mu mfuruka enye z'isi, Gogi na Magogi, kugira ngo ayakoranirize intambara. Umubare wabo ni nk'umusenyi wo ku nyanja. Ni ukuvuga ngo iki gihamya nicyo cyari cyasigaye cyemeza neza uriya munsi wa 7 wa sabato, uriya munsi satani atahawe ububasha, uriya munsi Adamu na Eva batari bahawe ububasha bwo gukora ibyo bishakiye. Ni wo munsi utangira neza ikinyagihumbi cya 7, twinjira mu kinyagihumbi cya 7 gisoza umwaka w'ibihumbi 6 ndetse bihwanye n'ubutegetsi bwa satani. Reka mbivuge neza, ni ukuvuga ngo iki kinyagihumbi cya 7 gihwanye n'umunsi wa 7, murabyumvise neza ko satani azaba abohewe mu isi. Noneho uyu munsi wa 7 ngo itorero ry'Imana rizamara imyaka 1000. Abenshi barabivuga, ariko kutamenya ubuhanuzi ntago bamenya aho biva naho bijya. Ni ukuvuga ngo ni iriya myaka 1000 izashira yagenewe ubwiza bw'itorero ry'Imana rizamura riri gutemberezwa ibyiza by'Imana yaremye mu isanzure, kuko ibyo tubonesha amaso nibyo bikeya kurusha ibihari, ndetse n'abashakashatsi ibyo babona ni bikeya kurusha ibihari. Mujya mwumva ko hari imibumbe igenda ivumburwa mishya, ariko ihari niyo myinshi, kandi hari byinshi abana b'Imana bazongera kwerekwa
mu maso yabo batigeze babona. Rero ni ukuvuga ngo mu itangira ry'ikinyagihumbi cya karindwi, ni ukuvuga ngo ni mu ntangiriro z'umwaka w'ibihumbi 2027, ubwo umwaka w'ibihumbi 2026 uzaba ushoje, uzahita urangirana n'imyaka 6000 yari yaragenewe satani. Noneho nusoza ugeze ku musozo neza, twinjiye mu mwaka w'ibihumbi 2027, tuzaba twinjiye mu kinyagihumbi cya karindwi gihwanye n'itangira ry'urugendo rushya rw'itorero ry'Imana mu bwami bw'Imana buzahoraho budahanguka. Rero uriya mwaka w'ibihumbi 2027 niho itorero ry'Imana rizaruhuka, bigahuriramo na wa munsi wa karindwi w'ikiruhuko, ariwo sabato Imana yageneye imyaka 1000, nk'uko twabibaze uko Imana ijya igenda ibara imyaka cyangwa se umunsi mu buryo bwa gihanuzi. Rero iriya myaka 1000 nk'uko mubyumvise, nirangira haburaho gatoya, satani azabohorwa yongere ayobye ziriya nguni enye zose z'isi. Ni ukuvuga bizagenda bite? Kwiga ubuhanuzi ni byiza. Azongera ahabwe uburenganzira bwo kuzura abantu, azongera ahabwe uburenganzira bwa bya bitangaza yarigeze akora ku isi, yarahoze akora ku isi, azura abakomeye n'aboroheje bari barigeze kumufasha mu rugamba rwo kurwanya Yesu Kristo n'itorero rye ku isi. Abo rero azongera abazure, namara kubazura ababwire ko aba ari we ubazuye kandi ko bagomba gufatikanya kugira ngo bajye ku rugamba ruheruka, ko wa wundi bahoze barwanya yongeye kugaruka. Ariko azaba ababeshya, kubera ko benshi bazitabira urwo rugamba, ariko nta handi berekera ariko kurimbuka kw'iteka ryose. Rero ururembo Yerusalemu ruzamanuka ruva mu ijuru, nirumara kuva mu ijuru buhuye na bwa buhanuzi ngo ese ni uwuhe musozi wakwihanganira ibirenge by'umukiza wacu? Ubwo Yesu Kristo azamanuka, azakoza ibirenge ku musozi wa Elayono. Uwo musozi wa Elayono uzasadukamo ngo kabiri. Ni ubuhanuzi, ugenda ubusome. Numara gusadukamo kabiri, haboneka ikibaya kinini cyane kitigeze kibaho. Urwo rurembo Yerusalemu ruzamanuka ruva mu ijuru, niwo mugeni wa Kristo, azaba agiye kwima ubwami bwe. Nirumara kumanuka, ruzahita rujya cyangwa se ruterekwa muri cya kibaya cyatunganyijwe n'Uwiteka. Icyo gihe itorero ry'Imana rizahita ryinjira mu rurembo Yerusalemu, rivuye mu rugendo rwo gutembera, rivuye muri cya gihe cy'imyaka 1000 cyangwa se bihwanye na wa munsi umwe wa sabato, rizaba rimazemo igihe riri kuruhuka. Icyo gihe rero nibwo satani azongera guhabwa imbaraga zo kuzura abantu. Namara kubazura, narangiza ababwire ko habonetse ubundi bwoko bushya batari barigeze babona buri kubarwanya kandi bushobora kubabangamira, kuko badahuje imyizerere cyangwa se badahuje uko bagomba kubaho mu isi. Niyo mpamvu azababeshya, namara kubabeshya abahamagare, abakoranyirize hamwe, narangiza abakangurire gutera uwo murwa bazaba bari kubona ku isi udasanzwe, kuko ibizaba biri mu isi bizaba byarahungabanye cyane bikomeye, bihungabanyijwe n'iki? Na cya cyago cya nyuma cyo mu byago 7, kimwe mu byago 7 by'imperuka cyangwa se by'umujinya w'Imana. Isi rizaba idafite ishusho nk'uko tubisanga muri Yesaya, izaba yarahungabanyijwe n'ibyago 7 by'imperuka. Noneho uwo murwa wera udasanzwe watunganyijwe n'Uhoraho numanuka ugeze ku isi, abantu bazawutangarira. Ubwo abantu bazawutangarira ni babandi n'ubundi bahoze barwanya itorero ry'Imana. Nibamara kuwutangarira, batangire bashyireho umuhigo wo kuwutera, kuko bazabona ko utandukanye n'ibindi byose bari kubona mu isi. Bayoberwe n'ikuntu wahageze, batangarirwe no kubona ibindi byarahungabanyijwe n'ibyago 7 by'imperuka, ariko wowe uwo usigare ufite ishusho nziza bigeze aho ngaho. Ni ubushake bw'Imana rero kuba izemera ko uwo murwa wongera kumanuka, maze
wamara kumanuka usimbura Yerusalemu yarubatswe n'abantu, uwo ntabwo uzaba warubatswe n'intoki z'abantu, ahubwo uzaba uvuye mu ijuru, wahawe izindi mbaraga zidasanzwe, ari wo ushushanya umugeni wa Kristo Yesu Kristo, maze yime ubutware cyangwa se yime ingoma idahanguka by'iteka ryose. Bisobanuye neza rero ko ubwo Yerusalemu izaba imanutse ivuye mu ijuru, nibwo satani azarakara maze bigemure bagiye kurwanya cyangwa se gusenya uwo murwa. Nibamara kwigemura, aho ngaho ntabwo bazahacika, kuko bazahita batungurwa no kurimbuka, ubwo isi izahita yezeshwa umuriro, ariyo ya ntambara ya Harimagedoni ku muzuko wa kabiri, ariho abanyabyaha bose bapfuye bazazuka. Bamara kuzuka bagafatanya na satani muri ba bandi yazuye kugira ngo barwanye ubwoko bw'Imana ubuheruka. Bazaza rero bafite ibikoresho byose uko bingana kose, ibyo bahoze bakoresha mu ntambara bakoresheje mu isi, kuko buri muntu wese azazuka azukanye wa mugambi yapfanye. Bivuga ngo uwapfuye afite imbunda azazuka ariyo abaza mu ntoki yayifite. Umugambi mubi wose umunyabyaha yapfanye niwe azazukana. Urumva uwo mujinya, urumva iyo ntambara ukuntu izaba iremeye. Ubwo rero bazahita baza bagota ururembo Yerusalemu, ariko ubwiza bw'Imana rwose buzahita bubakangaranya, bemere gucirwa urubanza hagendewe ku byanditswe muri Bibiliya, maze bahite bahabwa n'igihano cyo gupfa. Isi yose yejeshwe umuriro, maze ubwami bw'Imana buhite bufata isi yose, cyangwa se buhite bwima. Nicyo gihamya rero nari nasize cyemeza neza ko itorero ry'Imana rizamara imyaka igihumbi ihuye na wa munsi umwe wa sabato, wuzuze ya minsi 7, maze nirangira ryongere rigaruke. Bivuze ngo umwanzuro n'uyu nguyu kuri kiriya cyigisho, kugira ngo dukomeze iki ngiki, ni uko imyaka 6,000 yari yaragenewe satani, yahawe satani kuyobora isi, kugira ngo yigaragaze, kugira ngo satani agaragaze ubutware bwe, kugira ngo cya kinyoma yareze Imana kigaragare, avuga ko Imana iyoboza igitugu. Imana iravuga iti genda none uyobora isi imyaka 6,000, wowe ugaragaze ukuri kwawe, ugaragaze urukundo rwawe ufitiye isi cyangwa se ufitiye abamarayika njyewe ntafite. Imana ibirekera satani mu biganza bye imyaka 6,000. Imana imaze kwemera satani kuyobora isi imyaka 6,000, ariko ikuramo wa munsi wa 7 uhwanye na ya myaka 1,000 tumaze gusobanura, ari wo wa sabato. Itorero ry'Imana rizahita rijya mu kiruhuko ryitegura kuba mu bwami bw'iteka ryose. Iyi myaka 6,000 rero yatangiye mu mwaka w'427, ubara umanuka dukurikije ibamya twatanze. Imyaka 4,000 bwa mbere yuzura Yesu Kristo amaze kubatirizwa mu isi. Twasanze ko yabatijwe mu mwaka wa 27. Ubwo 4,000 biba biruzuye, ubwo habura imyaka 2,000 kugira ngo 6,000 yuzure. Ubwo ubaze uhereye igihe Yesu Kristo yabatirijwe hashize imyaka 4,000, ukajye imyaka 6,000 yagenewe satani izuzura mu mwaka wa 2027. Uhereye mu mwaka igihe Yesu Kristo yabatirijwemo, kuko twasanze ko hari hashize imyaka 4,000, imyaka 2,000 yongera ku 4,000 kugira ngo 6,000 yuzure. Ariko kuzura kwa satani izarangira mu mwaka wa 2027. Reka buri muntu wese ubwenge bwe bukanguke kugira ngo twitegure kugaruka kwa Yesu. Nicyo ngicyo rero nanibagiwe, nicyo ngicyo, ni iki gihamya nari nshigaje kubasomera
iminota yari yabaye myinshi cyane kandi abantu bajya bagorwa no kumva ibyigisho birebire cyane birabagora, ariko Imana ntago yemeye ko n'ubundi nzagitaruka cyangwa nkakirengagiza kuko nari nakibemereye. Ngayo nguko rero umusozo n'itangiriro ry'iriya myaka ni aho ngaho biri, ni aho ngaho bigomba gutangirira, naho bigomba gusoreza. Reka mbabwire ko kuzura kwa Satani guhwanye n'umubare 6 ndetse kuzura kw'Imana kuba guhwanye n'umubare 7. Niyo mpamvu rero imyaka 6 nirangira bizaba bihwanye no kuzura kwa Satani, ariho mu mwaka usoza cyangwa se wa nyuma haburaho gatoya, ariho Satani azahita ateza iyi ntambara tugiye kubona izahita ishyira akadomo ku mateka y'isi. Iyi ntambara niyo tugiye guhita dukomerezaho kuko igihamya nari nabemereye ndagitambukije nahangaha kandi ngisoreje kuko ibyo kuvuga ni byinshi. Mureke rero duhite dukomereza mu ntambara cyangwa se ku cyigisho cyacu cy'uyu munsi. Abantu benshi iyo bavuga intambara ntago bajya basobanura neza ngo intambara ya 3 y'isi mukemanga mugenda muvuga ni iyihe. Ariko niyo mpamvu umuntu utiga ubuhanuzi nta kintu azageraho, umuntu utayobowe n'ijambo ry'Imana Bibiliya nta kintu cy'ukuri azageraho. Bibiliya rero byose irabivuga, byose irabisobanura. Tugiye guhuza ubuhanuzi ndetse n'amateka y'isi, ndetse tubuhuze neza n'irangira ry'amateka y'isi bizahuriramo n'iyi ntambara ya 3 y'isi yose. Hagiye habaho intambara zitandukanye, ariko izi ntambara zikaba hagati y'ibihugu n'ibindi, amakimbirane hagati y'abantu n'abandi, ariko ntibifate intera yo kugera mu bihugu byose byo ku isi. Usibye intambara yo mu mwaka w'1814, oya mumbabarire, umwaka w'1914 niyo ntambara ya mbere y'isi yose yabaye, uhereye mu mwaka w'1914 kugeza mu mwaka w'1918 irarangira, yitwa ko ari intambara ya mbere y'isi yose. Koko amateka arabyemeza kandi n'ubuhanuzi bwari bwaragiye buzihanura. Intambara ya kabiri y'isi yose iba guhera mu mwaka w'1939 igera mu mwaka w'1945. Iyo ngiyo yitwa intambara ya kabiri y'isi yose. Izi ntambara zirangiye hagiye habaho izindi ntambara ariko ziciriritse, n'izi zose muri kumva za Ukraine, Uburusiya, mukumva ngo Kongo n'u Rwanda, mukumva ngo hirya no hino i Burayi bari kugenda bahwihwisa intambara. Ibi byose ni ibintu biri kugenda biteguriza iriya ntambara ya nyuma, kandi iriya ntambara ya nyuma ntabwo azaba ari intambara ihururije ibihugu kurwanya ibindi bihugu mu buryo bwa politike, oya, ahubwo ni intambara izaterwa n'imyizerere ya gikristo ndetse n'imyizerere ya gipagani mu isi yose. Intambara hagati y'amadini, ari naho politiki izahita yivangamo mu buryo bwa antikristo uzaba ayoboye isi kugira ngo asoze umugambi we, kuko we iyo abona abantu benshi bapfa niwo musaruro we, kuko abenshi bapfa batihanye, abenshi bagapfa bitunguranye. Rero we azaba afitemo umusaruro mwinshi cyane. Reka turebe, twere gutinda kuko nabyo bishobora kuza kuba birebire, ariko musenge kugira ngo Imana yemere iki cyigisho gisoze amahoro. Bigiye kuba imbarutso y'intambara ya 3 y'isi yose hagati y'iki y'ukuri n'ikinyoma. Ni ibi ngibi, nimujye kure ngo hagati y'iki gihugu n'iki, hagati y'umugabane uyu n'uyu, hagati ya perezida uyu n'uyu, hoya, hagati y'ukuri n'ikinyoma. Nibyo bigiye guteza intambara ya 3 y'isi yose. Mumaze kumva rero imyaka yagenewe Satani, mumaze kumva n'irangira ry'iriya myaka. Ushatse wakwiga ubuhanuzi neza, kuko uhereye mu mwaka w'2020 byose byarateguwe, bigiye gutondekwa uhereye umwaka umwe ku wundi kugeza mu isoza ry'uriya mwaka twababwiye mu mwaka w'2027. Buri kimwe cyose kirateguwe. Niyo mpamvu rero ibi byose biri kuba ntibigutungure. Reka dutangire turebe ingingo z'ingenzi turaza kuganiraho.
nyuma y'intambara zose zabaye ku isi mu bya politike, ubu hasigaye intambara imwe gusa y'isi yose, imwe gusa. Ibi byose ni ibirangaza abantu, ni ibiri kurangaza abantu kugira ngo turangarire muri ibi ngibi satani ashaka ko duhugiraho, noneho azadutungure. Aho benshi bakeka ko satani yaturuka, siho aturuka. Twarabibonye mu murima wa Edeni, biriya bijye bidusigira igihamya gikomeye cyane. Iyi ntambara ya gatatu y'isi yose ni izaba ishingiye ku bya politike z'ibihugu. Twabivuze, ni intambara hagati y'ukuri n'ikinyoma. Twarebye ubuhanuzi, ndaza kubasomera igihamya kimwe gifatika kivuga iby'igihe uriya mwami uzaba ahagarariye iriya ntambara. Ni ukuvuga ngo uriya mwami ari we witwa antikristo, urwanya Kristo, urwanya nyine ukuri. Kristo ni ukuri, noneho hakaza satani urwanya ukuri. Ndaza kubasomera igihamya, musenge nacyo nayo kukibagirwa, ariko nubwo ntakibagirwa nzahita nkibaha mu cyigisho gikurikiraho, kuko gifitanye isano n'icyigisho gikurikiraho ndi gutegura mu buryo bwuzuye. Muri Daniyeli ibice 11 umurongo wa 40 hagaragaza igitero gikomeye cy'umwami w'ikusi uzatera umwami w'ikazikazi. Twarabyize mu buhanuzi. Umwami w'ikusi, ikusi ni mu majyepfo, ikazikazi ni hehe? Ni mu majyaruguru. Iburengerazuba n'iburasirazuba ho ni uko byitwa, n'ubusanzwe ntabwo bihinduka. Turahasoma, ni nacyo cyigisho nyamukuru, niho gikubiye, niho kiri, kugira ngo tubanze dusobanure neza. Imbarutso yo ahari biroroshye, ahubwo tugira ngo abantu basobanukirwe, ese iyi ntambara ya gatatu y'isi yose ni bwoko ki, izaba ishingiye kuki, ni abahe bantu bazaba bayitabira ngutyo na ngutyo. Iki gitero nta kindi, ni ubutumwa bwiza bwo kwihana no kubabarirwa ibyaha buzavugwa n'abantu bahawe umwuka wera, cyangwa se imvura y'itumba, ubwo izaba yanyagiye abantu bizeye Kristo kandi biteguye guhagarara mu mwanya ukwiriye wo guhamya ukuri kw'amaraso ya Yesu, ukuri kw'imbabazi zibonerwa mu kwizera amaraso ya Yesu, mu kwizera igitambo cya Kristo k'umusaraba. Reka mbisubiremo, abantu benshi aha hantu ntago bahumva kimwe, ariko nibyo, ntago bahumva kimwe, kuko uyobowe n'ukuri nyine avuga ukuri, kandi Imana imuha ukuri. Umucyo ugumya kuba mwinshi. Iki gitero nta kindi, ni ubutumwa bwiza bwo kwihana no kubabarirwa ibyaha buzavugwa n'abantu bahawe umwuka wera, cyangwa se imvura y'itumba. Ibi tugiye kubihuza n'ubuhanuzi. Ba bantu bari bamaze igihe basobanurira abandi nabi, nabo sinabarenganya kuko ntago babizi, kuko byahishiwe abazubaha Imana cyangwa se bashaka kuyoborwa n'ukuri. Ntago nabarenganya. Ibi rero bigiye kweyukaho ukuri kugaragare, buri muntu wese amenye urugamba ariho n'urwo ari kwitegura. Umwami w'ikusi ni ibihugu byo muri Afurika y'Amajyepfo bizaba byagaragayemo isukwa ry'imvura y'itumba ku bakristo nyakuri, hiyongeyeho n'ibindi bihugu bike byo muri Amerika y'Amajyepfo ku bizeye ubutumwa bw'abamarayika batatu. Aha ndahasubiramo, kuko niho hari ipfundo ry'iriya ntambara. Buri muntu wese atangira abwira undi ati, yo burya twizeraga ibinyoma, dore intambara niyi. Ndaza kuhasoma muri Daniyeli, muhite mubyumva neza cyane. Umwami w'ikusi, ni ukuvuga ngo umwami w'amajyepfo uvugwa muri Daniyeli ninde? Ni ibihugu byo muri Afurika y'Amajyepfo, byo munsi y'ubutayu bwa Sahara, byagaragayemo cyangwa se bizagaragaramo isukwa ry'imvura y'itumba. Ni ukuvuga ngo bizagaragaramo umwuka, guhabwa imbaraga y'umwuka wera ku bakristo nyakuri, hiyongeyeho ibindi bihugu bike byo muri Amerika y'Amajyepfo ku bizeye ubutumwa bw'abamarayika bangahe? Batatu.
ni ukuvuga ngo ndaza kubisobanura neza mpageze ndi gusoma kiriya gihamya cyangwa se buriya buhanuzi buboneka muri Daniyeli. Umwami w'ikazikasi ngiye kubusobanura nawe. Tumaze kumva umwami w'ikusi, ariko urambabaje wowe wari wizeye ngo Putin, wowe wari wizeye ngo Biden, wowe wari wizeye ngo Ubushinwa, ukabigereranya, wari wizeye ngo iki ni oya, uva mu kinyoma. Dore ibihamya birahari. Iki gihamya se uzi ahantu kiboneka? Ubusobanuro bw'ibyahishuwe na Daniyeli, genda wongere usome kiriya gitabo neza. Kandi nabwo niba utizera ubutumwa bw'abamarayika batatu, uyu mucyo ntuzakurasira. Umwami w'ikusi wamwumvise? Yego oya. Reka tujye ku mwami w'ikazikasi. Ninde? Ni Roma y'ubupapa buzaba bushyigikiwe n'ibindi bihugu 10 bikize kurusha ibindi ku isi, bizaba bihawe ububasha n'Imana bwo kurenganya no kuyobora isi mu mwijima mu gihe cy'isaha imwe. Igihe ugereranyije ni nk'umwaka umwe w'akarengane. Ni ukugereranya, ariko nanjye iyi saha imwe mu buryo bwa gihanuzi nzongera nanjye nsesengure, kuko twabonye umunsi iyo bavuze umunsi mu mvugo ya gihanuzi uhwanye n'iki, twarabibonye. Noneho hari aho bahwanya umunsi n'umwaka umwe, hari aho bahwanya umunsi n'imyaka 1000, dukurikije uko ubuhanuzi buvuga n'uko Imana yabivuze. Rero ibi ngibi wamaze kubimenya, ukurikije itegeko ryo gukora imibare, wahita ubona isaha imwe ihwanye n'iki, n'igihe kingana iki mu buryo bwa gihanuzi. Cyabikoze Imana ifite ubwiru bwinshi cyane, ariko ukuri kwayo kwakiza abantu, ntizakubahisha. Kandi n'ibyo Imana idashaka ko abantu basobanukirwa mu buryo bwuzuye, nabwo ubwo izagumya kubigumana mu biganza byayo kugeza ku iherezo, cyangwa se kugeza igihe yashakiye ko abantu bagira bate babimenya. Genda nawe wongere usome Bibiliya. Iki gihamya ndaza kukigeraho kigaragaza uyu mwami w'ikazikazi uzahabwa gutegeka isi isaha imwe. Kandi twarebye iyi myaka satani yagenewe kuyobora ukuntu ingana n'igihe izarangirira. Nawe rero ku mibare ari kuyikora agasanga biri guhwaniramo. Niyo mpamvu ubuhanuzi buri kwihuta cyane, niyo mpamvu gusora k'ubuhanuzi biri kwihuta, bigatungura abakristo kuko bari basinziriye, bigatuma benshi bagwa mu mitego ya satani. Kubera iki? Ntago bakiga ubuhanuzi. Abari babuzi babwize nabi, ababuzi nabo ntibashaka kubwizera cyangwa se kubwiringira. Ntibemeye ko ubutumwa bwa marayika wa gatatu bweza imitima yacu yabo, kugira ngo duhabwe intwaro zose, duhumuke amaso. Ibi Imana nifasha ndabigeraho. Mwibuke ko ibyabaye akenshi ari byo byongera kubaho. Gutungurwa ku bwoko bw'Imana bishobora kubaho, ariko Imana igakangura bamwe kugira ngo bayobore abandi, bahagararire abandi. Imbarutso y'intambara ya gatatu y'isi yose ni ikurwaho ry'itegeko rya 4 cyangwa se isabato, hagashyirwaho umunsi umwe w'ikiruhuko ku isi yose, cyangwa se dimanche, kuwa mbere wa sabato. Icyumweru ubu musanzwe mubona ngo ni ku cyumweru tugiye muri misa, tugiye mu materaniro ku ba ADPR. Ntago ijambo icyumweru riboneka muri Bibiliya yera yahumetswe n'Imana, ahubwo ni umunsi wa satani, ni umunsi wa Roma antikristo yashyize muri kalendari kugira ngo azawifashishe muri iki gitero, cyangwa se muri intambara ya nyuma, intambara ya gatatu y'isi yose, hagati y'ukuri n'iki n'ikinyoma. Ibi byo ndabisoma ntaza kubyibagirwa, Reka tubanze dusome muri Matayo ibice 28 umurongo waho wa mbere. Matayo ibice 28 umurongo waho wa mbere. Aha ngaha nshobora kuharenga bikaza kurangira hari ikintu gikomeye ntababwiye.
bikaza kurangira hari ikintu gikomeye nagize nababwiye. Mureke masome rero twese tuhumve. Matayo ibice 28 umurongo waho wa mbere. Irangiye ngo somye ntago nahitaruka ntasomye uyu murongo. Nuko umunsi w'isabato ushize, kuwa mbere w'iminsi 7, umuseke wenda gutambika, Mariya Magadalena na Mariya wundi bajya kureba cya gituro. Habaho igishyitsi cyinshi, kuko marayika w'umwami Imana yaramanutse avuye mu ijuru, abindura cyangwa se yubukura igitare akicaraho. Ishusho ye yasaga n'umurabyo, n'imyenda yereraga nk'urubura. Nashakaga ijambo riri haruguru rivuga ngo nuko umunsi w'isabato ushize, kuwa mbere w'iminsi 7, umuseke wenda gutambika, Mariya Magadalena. Reka bisobanure neza. Ahangaha bihura n'iri jambo narimaze gusoma rivuze ngo imbarutso y'iyi ntambara ya gatatu y'isi yose. Nshuti bene data, mubyumve, mubitege amatwi. Ntihagire uwongera kwirengagiza, ntihagire uwongera kwerekeza amaso muri biriya bihugu by'i Burayi, Amerika ndetse na biriya byo muri Aziya na Afurika mu buryo bwa politiki. Oya, ntabwo ari byo. Menya ukuri gukiza. Imbarutso y'intambara ya gatatu y'isi yose ni ikurwaho ry'itegeko rya 4, ari ryo sabato, umunsi wa sabato. Ubishyize mu bwenge neza. Hagashyirwaho umunsi umwe w'ikiruhuko ku isi yose, ari wo munsi wiswe dimanche mu gifaransa, ari wo wa mbere wa sabato. Nagira ngo mbihuze. Yesu Kristo abambwa ku musaraba yabambwe hari kuwa gatanu wa sabato. Kuwa gatanu wa sabato rero ni ryari? Ni kuwa gatanu n'ubundi wa leta uriya tubara. Ariko iyo tubara dukurikije ibihamya bya Bibiliya, aba ari ku munsi wa gatandatu mu minsi 7 y'irema ihuye na kalendari y'Imana. Uwo munsi rero wa gatanu wa leta uhaye n'umunsi wa gatandatu mu kubara iminsi Imana yo ubwayo yifashishije irema, nibwo Yesu Kristo yapfiriye ku musaraba. Mubyumve, nta hantu icyumweru kiboneka muri Bibiliya. Reka wiyumvire rero, niba Yesu yarapfuye ku munsi wa gatanu wa leta uhwanye n'umunsi wa gatandatu wa sabato, yamaze mu mva iminsi 3, bihwanye na bwa buhanuzi buvuga ngo nimusanya Yerusalemu umunsi umwe nge nzayubaka nyuzuze mu minsi 3. Ikirego no mu bintu byatumye atotezwa arenganya cyane birimo, ariko ntibari babizi ibyo avuze, ntibari bazi ubwo buhanuzi. Ubuhanuzi bwavugaga neza ko bagiye kumwica, ariko nibamara kumwica bazi ko basenya ukuri, nyamara wazamara iminsi 3 ari gutegura ubwami bw'Imana, ubwami bwe ibihe byose, noneho ku munsi wa gatatu azuke. Yapfuye ari kuwa gatanu, araramo, bucya ari kuwa kangahe? Ari ku isabato. Bucya ari ku isabato, ari wo munsi wa 7 wa sabato, umunsi weshejwe n'Imana. Araramo nanone, araramo. Bukeye ubwo iminsi 3 bucya yuzura mu rukerera rwaho, Bibiliya itugaragariza ngo ku munsi wa mbere wa ryari wa sabato. Ubwo ku munsi w'Imana mwibara rihuje n'ubuhanuzi, ubwo bwakeye Yesu azuka, mu mbabarire, yazutse ari kuwa mbere wa sabato. Ntago Yesu yazutse ku cyumweru, ahubwo yazutse kuwa mbere wa sabato. Yapfuye kuwa gatandatu, ari wo wa gatanu wa leta uhuye na ryahinduka rya kalendari, ubwo umwami yihaga ububasha bwo guhindura ibihe n'amategeko. Arangije araramo, bucya ari ku isabato, umunsi wa 7 uba uruzuye. Noneho umunsi wa mbere utangira iminsi 7 y'icyumweru, ariwo benshi bita ngo dimanche, aba ari bwo azuka.
ngiye iki gihamya rero, ngiye imbarutso. Ushobora kuba utabyumvishe neza, nawe genda wisomera uraza kubyumva. Ngiye imbarutso n'amayoberane n'urudubi by'ubucakura bwa satani cyangwa se Roma uko yabigenje ihindura ibihe n'amategeko. Ibi rero bigiye kongera kuba iki? Imbarutso. Kano karengane na runo rujijo rwose rugiye kongera rukwirakwire mu isi. Umuntu utarize ubuhanuzi, umuntu utarishingikirije kuri Yesu, n'ubundi azongera kumva ko bino ari ukuri. Ibi ngibi Roma ihamya ko icyumweru kigiye kugirwa isabato, umunsi w'Imana, noneho uwari umunsi w'Imana wa sabato by'ukuri ugahita uhindurwa umunsi usanzwe w'akazi ka leta, ugashyirwaho agahato ko ushyizwe mu minsi y'akazi, utakiri ikiruhuko ku bizera Imana. Ngibi rero ibintu bitangaje bigiye kuba imbarutso y'intambara ya gatatu y'isi yose. Ibi bisaba kubisobanura bikomeye cyane, cyangwa se icyigisho cyabyo cyihariye kirahari. Ugenda ubanze wiga ibyigisho byatambutse, nurangiza uzambwira ukuri nikutakujya mu bwenge, nudasobanukirwa uzabaze. Ubuhanuzi bwerekana ko iyi ntambara izatangirira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku nkunga z'ubupapa buturutse i Roma, bwaba bw'amafaranga n'ibindi ibyo ari byo byose, maze ibindi bihugu byose byo ku isi biyoboka itegeko ryashyizweho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi tubyumve neza, ni igihamya kiboneka mu byaduka byo mu minsi y'imperuka. Ibyaduka byo mu minsi y'imperuka. Iki ni igitabo gikomeye cyane, ni igitabo gifite imiburo ndetse gifite ubwenge bukomeye cyane ku bantu bizera iki? Bizera ibihamya. Niyo mpamvu rero iki gihamya genda ugisome neza. Reka nsubiremo rimwe. Ubuhanuzi bwerekana ko iyi ntambara izatangirira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku nkunga z'ubupapa buturutse i Roma, maze ibindi bihugu byo ku isi biyoboke itegeko ryashyizweho nande? Na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi byose biri guhindagurika ku isi ntibigutungure. Kubona ubutunzi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika buca bugufi, kumva ngo Ubushinwa bubaye ubwa mbere mu kuyobora isi mu bukungu, ntago ibi ngibi ari ibintu bitunguranye, ahubwo ni umupango wa satani wo kugira ngo Amerika igaragarize isi ko ikennye, ubukungu bwayo bumaze gutera hasi aho kujya mbere. Noneho izahita iba imbarutso yo gushyiraho amategeko arwanya amategeko y'Imana, bizaba imbarutso yo guhatira abantu kuruhuka umunsi umwe kugira ngo ubukungu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwongere buzamuke busubire ku rugero byari biriho. Aba rero ni abanyapolitike bari guhindagura ibihe mu by'ubukungu no mu bijyanye n'ubumenyi bw'ikirere, kugira ngo babone akinjiro cyangwa se babonye akayira gatoya ko kurenganya itorero ry'Imana. Amerika rero ngibi irabigeraho kubera ko ubu ngubu Ubushinwa nibwo bwa mbere mu bukungu, kandi Amerika nk'igihugu kiyoboye isi ntikizabyihanganira gutakaza icyubahiro cyabwo. Niyo mpamvu rero mu gahe kagufiya mubibare neza, mubikurikiranye, kuko imibare nayibahaye. Mu gahe kagufiya Amerika igiye kwitwaza ko igiye guteza imbere ubukungu bwayo, nirangiza ishyiraho amategeko adasanzwe. Nta yandi ni iri ngiri rikuramo itegeko rya 4 mu mategeko 10 y'Imana mu bizeraga ubutumwa bwiza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Izi mpinduka zitangaje muri kubona ku isi ni imyiteguro ikomeye cyane yo kwakira umuyobozi w'umwijima ku ntebe y'ubutegetsi bw'isi burwanya amategeko 10 y'Imana, by'umwihariko itegeko rya 4. Ndabisubiramo, itegeko rya 4 cyangwa se itegeko rivuga ngo wibuka kweza umunsi wa sabato, ariho uyu mwami niwo Bibiliya yita ati Kristo. Urwiyunge rw'amadini Leta Zunze Ubumwe
leta z'isi n'amatorero ya gipagani byararangiye. Hasigaye kuvuga byeruye no kurenganya kwa ya nyamaswa ya kane twasobanuye. Umugambi wa satani ni ukurangiza abantu, ni ukurangariza abantu mu cyerekezo kimwe, nyamara we atariho azaturuka. Nibyo nababwiye, kwereka abantu ko bagomba kurangamira intambara ziri kugenda zitutumba mu isi, bagasenga ngo Yesu dutabare. Nyamara satani wakazisha mu by'iyobokamana, bakajya kubona bakabona niho aturutse, nk'uko yatunguye Adamu na Eva muri Edeni. Nk'uko twabibonye, ni bantu, niba utabeshya uvugisha ukuri, umwami w'ikasikasi wari uzi ko ari inde mu buryo bwa gihanuzi. Umwami w'ikusi wumvaga bavuga wari uzi ko ari inde. 100% abantu benshi bari kubihuza na biriya bihugu bikomeye, ngo igihugu cyatera ikindi ngo uyu ni wa mwami bavuze. Hoya, ntago ari byo. Ongera neza usenge, wiga ubuhanuzi. Abakristo nyakuri bo muri iki gihe bagomba gushishoza neza kuri raporo ya buri munsi ibakorerwa, yoherezwa mu ijuru n'abamarayika. Isengesho Imana ikunda rikihutisha igisubizo ni irivuga ngo: Mana, ibyo wamishuriye gukora narabikoze, kandi umpe n'imbaraga zo kubigumamo, maze amasezerano yawe wampaye asore, kandi umishurire n'ibindi bihesha izina ryawe icyubahiro kubwo kuyoborwa n'umwuka wawe wera. Amena. Nimwumve isengesho Imana ishaka ko buri mukristo wese yishingikiriza uko bwije uko bukeye, usenga. Amasengesho usenga ayo ari yo yose, wibuke gushyiramo aya magambo. Ese raporo igukorerwa buri munsi urayizi? Tekereza abamarayika birirwana nawe, birirwa bandika, baruhuka iyo usinziriye. Ese raporo itangwa mu ijuru, iyo bwije mu ijuru, iyo bajyanye raporo, ese iyo raporo Imana iyireba ite? Ibuka ibintu wirirwa gukora, Imana ireba ite? Kandi uri umukristo, isi igufata nk'umukristo ukomeye cyane, uri mu ruhande rw'ukuri, uruhande ruyobowe n'ukuri. Noneho bitungurana iyo raporo itanzwe mu ijuru, bagasanga ngo dore uyu munsi nubwo yitwa umukristo ku isi, mu idini baramwubaha, baramukunda ko ari umukristo, ariko raporo y'uyu munsi igaragaye ko ari kurwanya ukuri, kandi akaba ari we ugushyigikira. Dore abamarayika, raporo y'uyu munsi banzuye ko ari mu ruhande rwa satani, banzuye ko uyu munsi iri wakorera satani ku kigero cya 90%. Gerageza gusenga iri sengesho, ndisubiremo rimwe gusa kugira ngo dukomeze icyigisho cyacu. Mana, ibyo wamishuriye gukora byose narabikoze. Ugombe ushyiremo ubwenge, umenye ngo ibyo wamishuriye ni ibihe Mana, kandi umpe n'imbaraga zo kubigumamo. Urabyumva neza? Maze amasezerano wampaye asore. Kuki twifuza gusorezwa amasezerano? Twe ayo twagiranye n'Imana twarayabitse, twarayakandagiye, twarayahishe. Niyo mpamvu amasengesho yacu natwe ntago yahabwa agaciro. Kandi umishurire n'ibindi bihesha izina ryawe icyubahiro kubwo kuyoborwa n'umwuka wawe wera. Amena. Ese ibi ngibi nitubigeraho, ni iki Imana itazadukorera? Nidutaka izatwumva, idutabare. Ibyiringiro byacu izabyumva, amasezerano yacu yagiye iduha izayasoza, kuko iyo idusabye turumva, turayiha. Natwe rero nituyisaba izagira ite? Izaduha mu izina rya Yesu. Reka dusome muri Daniyeli ibice 11 umurongo waho wa kangahe? Wa 40. Niho hari imbarutso y'iyi ntambara. Buri muntu wese wasomaga ubu buhanuzi asenge avuga ati: Mana, warakoze kundinda muri iki gihe cyose maze muri ubu buyobe, nizera ibinyoma,
urakoze kongera kumpishurira ukuri, urakoze kongera kunyereka ubutumwa butambuka kuri iyi cano ya YA3 Rwanda. Ni ubutumwa buhuje na Bibiliya 100% kubwo kuyoborwa n'Umwuka Wera, tugasobanukirwa n'iki n'ukuri Imana ishaka ko abantu bayo bagira bate bamenya. Daniyeli ibice 11 umurongo waho wa kangahe wa 40. ngo umwami w'ikusi, ngo umwami w'ikasikazi. Ibi ngibi bikambabaza, ibi bikantera intimba yo kubona abantu bari abahanga mu by'ijambo ry'Imana, ukumva arasomye ari gusobanura iby'umwami w'ikusi n'iby'umwami w'ikasikazi, ukumva uratunguwe, ukumva uratangaye. Ari we Imana yagahaye guhagararira ubutumwa bwayo ku isi, kandi ukumva ngo niwe witeguye guhagarara ashinganye mu gihe cy'akarengane. Aratungurwa, uratungurwa, kubera ko Adamu na Eva baratunguwe kubwo kutagira ute, kubwo kutizera. Natwe rero satani adutegeye ahantu hamwe, kwizera ibinyoma, kwizera ibitari byo, kandi ukuri guhari. Noneho akaza anyuriye muri rwa ruhande rundi tutigeze tugira dute dukeka. Ibyacu ntibitinda. Daniyeli ibice 10 ibice 11 umurongo waho wa kangahe wa 40. Wowe nushaka icyo gice cyose ugisome ukirangize kuko biragufasha, ariko nge kuko ndi gushaka igihamya, uyu tugeze mu gihe cy'ibihamya, ubutumwa bwihangana, ubutumwa bwa nabivuga nte, reka nshaka ikinyarwanda cyiza, ubutumwa bw'amatiku bwo guhangana, ubutumwa bwo kujya impaka za ngo turwane, bwo gushyigikira idini usengeramo, bwo gushyigikira ibinyoma umazemo igihe, ibintu umaze igihe wizera ukumva ko bidahinduka, kwararangiye. Ubwo butumwa bwararangiye, hasigaye ubutumwa buyobowe n'imbaraga y'Umwuka Wera, binyuriye mu bantu bayo ishaka ko bongera guhagurutsa, bongera kubyutsa itorero ry'Imana kugira ngo rihagarare rishikamye mu mwanya ukwiriye Imana irishakamo. Uwo rero usome kino gice cyose ukirangiza, numara kukirangiza uraza guhura nanjye hano ngiye gutangirira, kuko nge niho nshaka guhera bitengeye n'iminota nagize nihaye. Niho hari ipfundo rya byose. Nuko mu gihe reka nsubiremo, Daniyeli ibice 11 umurongo waho wa kangahe wa 40. Nuko mu gihe cy'imperuka, mubyumve neza, ibi ngibi ushobora kubisoma ukabisobanura bihuje n'ubwenge bwawe, ariko nta kintu byakumarira usibye kukurimbuza kubwo kwizera ibinyoma waranze ukuri. Nuko mu gihe nuko ariko iri jambo kuki satani atari gushaka ko ndisoma neza, reka nanjye nitonde mparebe neza, nshishoze mpasome neza. Ndabisubiramo, ni muri Daniyeli ibice 11 umurongo waho wa 40. Wowe rero kino gice ugisome cyose witonze, ariko rambura ku murongo wa 40 kugira ngo tujyane. Nuko mu gihe cy'imperuka umwami w'ikusi azamutera. Iyo dusoma ubyumve ubishyizeho umutima. Iminsi y'imperuka yatangiye mu mwaka w'1844 ku itangiriro ry'itorero ry'Ilawodikiya, itorero rizigisha ubutumwa bwa marayika wa gatatu ndetse n'ubundi butumwa bw'abamarayika babiri babanje bivuye ku mbaraga ya William Mirere. Ariko ubu butumwa mwitonde. Iyi minsi y'imperuka rero yatangiye, reka mbisubiremo, igihe cy'imperuka cyatangiye mu mwaka guhera mu mwaka w'1844. Iminsi y'imperuka itangira muri uwo mwaka. Rero ntago tuzi igihe iyi minsi y'imperuka izarangirira, icyabikoze nkurikije uko Imana iri kugenda ibishura.
ese hari icyo utamenye, hari icyo utumvishe nshuti mwene data, reka twikomereze. Nuko mu gihe cy'imperuka umwami w'ikusi azamutera. Twavuze ko umwami w'ikusi arinde, ubwo mwabyibagiwe. Satani ni mubi cyane. Ninde ukiri kubyibuka? Ninde ukiri kwibuka uko twasobanuye ngo umwami w'ikusi ninde? Aho kuvuga ngo Uburusiya, aho kuvuga ngo hoya, twavuze ko arinde. Kandi umwami w'ikasikasi azamutera ameze nka serwakira, azanye amagare n'amafarashi n'inkuge nyinshi, atera ibihugu abisandaremo nk'umwuzure w'amazi, agere no mu gihugu gifite ubwiza. Benshi bazatikizwa, keretse abanyedomu n'abamowabu n'imfura z'abamoni nibo bazarokorwa mu kuboko kwe. 42. Nuko haruguru gatoya, nuko azabangura ukuboko kwe ku bihugu bitari bimwe, n'igihugu cya Egiputa ntikizamurokoka. N'igihugu cya Egiputa ngo ntikizagira gite, ntikizamurokoka. Ndetse azahindura ibihugu by'umurimbo. Reka nsubiremo hano. Ndetse azahindura ibintu by'umurimbo by'izahabu n'ifeza n'ibindi bintu by'igiciro cyinshi byo muri Egiputa. Abanyalibiya n'abanyetiyopiya bazamushagara. 44. Niho ngeze. Ariko inkuru zivuye iburasirazuba n'ikasikasi zizamuhagarika umutima, ave yarakaye cyane, azanywe no kurimbura. Abenshi azabakuraho pe. Azabamba amahema ye y'ubwami hagati y'inyanja n'umusozi we wera ufite ubwiza. Nyamara azaba ageze ku munsi w'imperuka ye, ntawe uzamuvuna. Ntawe uzagira ute? Ntawe uzamuvuna. Ahubwo ijambo rivuye mu kanwa k'Uwiteka niryo ryonyine rizatsemba abantu bose bazaba barokotse ibyago 7 by'imperuka by'umujinya w'Imana. Kubera iki? Kubera ko aribo bantu bazabona kugaruka kwa Yesu kwa kabiri mu bwiza bwe, bazishwa n'ubwiza bwe ndetse n'ijambo azasora mu kanwa avuga ati, ndaje, ndi Uwiteka Imana ihoraho, umwami w'amahanga w'ibihe byose. Ndabizi neza hari abantu batabyumvise neza, ariko birasaba gusenga. Twasobanuye ko umwami w'ikusi ninde. Umwami w'ikusi, wongere ubisengere kugira ngo Imana igushurire, ni ibihugu byo mu majyepfo y'Afurika n'u Rwanda rurimo. U Rwanda iyo barubarira mu majyepfo munsi y'ubutayu bwa Sahara, amajyepfo y'Afurika. Rero ibi bihugu ni bya bihugu byize ubutumwa bw'abamarayika batatu. Kuki batavuze ibyo mu majyaruguru ya Afurika? Ni ukubera ko mu majyaruguru ya Afurika higanjemo iyobokamana rya Kisilamu cyangwa se abayisilamu benshi, ndetse ibihugu byinshi byo mu majyaruguru ya Afurika ni ibihugu birwanya ubukristo. Za Nigeria mujya mubyumva, Libya murabyumva, Tunisia, Maroc. Abangaba ni abantu bahoze barwanya ubutumwa bwiza, bahoze barwanya iyobokamana rya gikristo. Niyo mpamvu rero ahantu Imana yihishiye imbaraga yayo izakora, izangana n'ure antikristo mu gihe cya nyuma, iri mu bihugu byo mu majyepfo ya Afurika. Bizaba biyobowe n'iki? Muvuge ngo amena. Bizaba biyobowe n'igihugu cyacu cy'u Rwanda mu guhabwa imbaraga k'Umwuka Wera, kuko ariho Imana yazigamiye kuza imbarutso izatuma isi yose inyeganyega ku bijyanye n'iyi ntambara ya gatatu y'isi yose. Bizagenda bite rero? U Rwanda nirwo ruzaba imbarutso mu kuvuga ibyo Roma ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika barimo gutegura mu bijyanye no gushuka no kuyobya isi, kugira ngo abantu
baramye satani ku buryo kumugaragaro. Ibi rero Imana ntizabyihanganira. Nyuma yo gushyirwamo microchip, nyuma yo gukingirwa, nyuma yo guterwa ibindi bintu byose bizafasha uriya mwami Antikristo ku mugaragaro kuyobora abatuye isi mu buryo bumworoheye, ibi ngibi Imana ntizemera ko bigera ku musozo, ahubwo izahagurutsa imbaraga ikomeye cyane iyobowe na bamwe mu banyarwanda bahagaze ku masezerano bashikamye, bazakangura isi yose, baburira isi yose kudashyirwaho ikimenyetso cy'inyamaswa mu ruhanga ndetse no ku kiganza cy'iburyo. Ubu butumwa rero buzakangura imitima ya benshi, kuko abazabuvuga bazaba bayobowe n'imbaraga y'Umwuka Wera. Uyu niwe mwami w'ikusi. Wongeyeho ibihugu bikeya byo muri leta byo ku mugabane wa Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntikirimo. Ni ibihugu byo mu majyepfo yo ku mugabane wa Amerika. Ujya ku ikarita turabibonaho bikeya birimo bishobora kuba byiganjemo ubukristo, iyobokamana rya gikristo. Ibi bihugu kubw'umusaruro w'itorero ryahoze rifite icyicaro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ry'Abadivantiste, niho ubutumwa buzaba bugisigariye bw'ukuri, bukangura abantu, bubuza abantu gushyirwaho ikimenyetso cy'inyamaswa ku mugaragaro, gushyirwaho microchip, kuyoborwa n'uriya mwami mu buryo bwa systeme, mu buryo bw'iki bwo kuyobora intekerezo z'umuntu hifashishijwe ikoranabuhanga. Ibi bihugu bike rero byo muri Leta Zunze byo ku mugabane wa Amerika nibyo bizahabwa imbaraga y'Umwuka Wera, noneho byifatanye na bya bihugu bikeya byo muri Afurika y'Amajyepfo biyobowe n'u Rwanda, kuko imbarutso y'ubu butumwa bwiza izakomoka mu gihugu cy'u Rwanda, kuko nibo bazahishurirwa, nibo batangiye kwerekwa, nibo bafite ubwenge bahawe n'Imana bwo kumenya ibintu biri kuba, bwo kumenya umugambi wa satani, bwo kumenya aho ibi bintu byose biri gushya bishyira kubw'urukundo rw'Imana. Niyo mpamvu rero Imana iki gihugu cy'u Rwanda gifiteho umugambi ukomeye cyane. Ni nayo mpamvu satani iki gihugu cy'u Rwanda agifiteho imbaraga ikomeye cyane mu buryo bwo kukirwanya, kugira ngo uko yatangije umugambi wo gutsemba abana bose bavukiye rimwe na Yesu, murabyibuka ku butegetsi bwa Herode, kugira ngo na Yesu abigenderemo yabuze uko abigenza, ari bwa bucakura bwe. Ni nayo mpamvu afite umugambi wo kugira ibintu byinshi yadukiza mu Rwanda birwanya ubutumwa bwiza, birwanya itorero, biburuzamo wa mugambi mwiza Imana ifite abanyarwanda, kugira ngo na wa mugambi w'uko ubutumwa buheruka buzihanisha isi yose buzaturuka mu Rwanda uburizwemo. Ibi rero ntazabigeraho. Niyo mpamvu urabona u Rwanda ruri gutera imbere, ariko umugambi nta wundi, uyobowe na satani 90%, kuko ibyinshi biri kuza birwanya itorero ry'Imana, birwanya imyizerere y'abana b'Imana. Bari bagifite ubwenge no guhangana kw'ibiri kwaduka muri iyi si. Ibi bihugu rero bikeya byo mu majyepfo ya Afurika biyobowe n'u Rwanda bizihuza na biriya bikeya byo mu majyepfo ya Amerika, nibirangiza bibe ku ruhembe, bijye ku ruhembe rw'iburyo rw'imbere, kuko uruhembe rw'imbere ni ukuri kuzaba kuyobowe n'iki? N'Imana, ariko binyuriye mu bagaragu bayo. Ibi rero nibyo bizahita bizamura ibendera ry'Imana ku isi, nibirangiza bivuge ubutumwa bwa marayika wa gatatu mu buryo buranguruye uko wabyumvise, mu buryo bw'imbaraga itarigeze ibaho. Soma neza, uyu mwami w'ikasikasi twasanze ninde? Twasanze ko ari Roma izaba ishyigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kurwanya ukuri, kuko wa mugambi w'uko Roma cyangwa se Amerika iri gutera abantu mo
ikintu cyayifasha kuyobora abantu mu buryo buyoroheye kugira ngo bubahe satani, baramye satani mu buryo bworoshye, kugira ngo umutimanama wo guhitamo icyiza n'ikibi usenywe mu mitima y'abantu. Roma izabibona, Amerika ibibone, nibarangiza bahite bahishura ukuri, bamenye ko n'ubundi bari kurwanywa, bamenye ko ibyabo byashyizwe ku mugaragaro. Roma yifatanyije na Amerika ndetse na bya bihugu by'i Burayi bishyigikiye umugambi wa Antikristo bizifatanya, ariko umwami w'ikasikasi ku buryo bwuzuye 100%. Ni Roma ishyigikiwe, izaba ishyigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Niwe mwami w'ikasikasi. Mu buhanuzi turasomye ngo nuko umwami w'ikasikasi azagira ate? Azitabara, nawe azahita ngo agabe igitero ku ikubitiro ku Imbarutso. Ku Imbarutso umwami w'ikusi niwe uzagaba igitero. Tubyumve neza twese tubihurizeho. Ni ukuvuga ngo ukuri cyangwa se ubutumwa bwiza bwa marayika wa gatatu mu ijwi riranguruye nibwo uzagaba igitero ku kinyoma cya Roma izaba ishyigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cy'uko itegeko rya 4 rigomba gukurwa mu mategeko 10 y'Imana rigakurwamo, noneho abantu bagasigara bizera andi mategeko, noneho isi ikabona kugira amahoro, ikabona kugira kunguka ubukungu itigeze ibona, mu buryo bwo guhindura isi nshya, imibereho mishya, abantu bashya, imitekerereze mishya, imyizerere mishya. Ngaba abami babiri bagiye guhangana ubuheruka mu ntambara ya gatatu y'isi yose igiye gukoranyerezamo abakristo ndetse n'abatari abakristo, abanyapolitike ndetse n'abandi batari abanyapolitike. Iyi ntambara nta muntu utazayitabira, kuko hazaba ari abarwanya amategeko 10 y'Imana ndetse n'abayahagarariye. Bivuze ngo rero buri muntu wese azagira uruhande agira ate? Agaragaramo. Ya myizerere myinshi Imana igiye kuyihagarika. Ya madini n'amatoro menshi yadutse mu isi Imana igiye kuyahagarika. Ishaka imirongo 2 yonyine gusa, ishaka ibyiciro 2 byonyine gusa. Wemera amategeko 10 yanjye? Ni Imana iri kubaza, nawe uri kukubaza nonaha. Urayemera? Ishaka kuvuga ngo yego oya. Yego ndayemera, jya mu mugabane w'abarwanya ikinyoma, ujye mu mugabane w'abandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Yego nemeye gukorera Imana. Ese amategeko 10 yanjye urayemera? Sinyemera. Niba utayemera rero ugiye gusigara urwanya ukuri, kandi ujye ku ruhande rwa satani, kandi ujye no mu bantu bandikwa mu gitabo cy'urupfu bagomba guhanwa n'Imana, kuko barwanyije Imana kandi ntibagomba kugira gute? Kuyitsinda, kuko na satani ubwe ntiyigeze ayitsinda, kandi nawe arabizi ko intambara atazayitsinda, kubera ko azi neza ko ari agahe gatoya kugira ngo ahabwe iminyago, abanyaga bajyane, ariko iyi ntambara ntabwo azigira agira ate? Ayitsinda. Mu byahishuwe harabitubwira ko ngo abana b'Imana bazarwanywa, ariko ntago umwana w'intama azigera atsindwa. Mugende muhasome neza. Nonaha ntago binkundiye guhita magera, ariko mugende muhasome neza. Ngaya amateka y'intambara ya gatatu y'isi yose iri gukomanga, igeze ku rugi. Rero buri muntu wese arabatuwe kugira ngo uve mu binyoma, noneho ujye ibuntu, uve ibuzimu ujye ibuntu, umenye urugamba uri kurwana urwo ari rwo. Ntiwongere gusobanura ibintu utazi. Ibyo utazi ubiharire Imana, ibigusobanurire, ibinsobanurire, maze Imana ihabwe icyubahiro kubw'uko abana bayo biteguye kandi bagiye gushikama, bahagaze ku ruhande rwiza rw'ukuri, rw'abaharanira ko ubwami bw'Imana bwagira bute? Bwajya mbere. Uyu mwami rero bizamukomerera. Ngiye gusoreza ahangaha nsobanura aya mateka ku iherezo ry'iyi ntambara. Uyu mwami bya bihugu bizaba bifashije
bishyigikiye ikinyoma. Ku ruhembe rw'iburyo hazaba hariho Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu buryo bw'ibanga ari Roma. Ni ukuvuga ngo umwami we yiyemerera ko uruguma rwe rwakize, igisigaye ari ukugira ute, ari ukugaruka ku rugamba. Ni Roma rero ivugwa. Bwa bukana yari ifite turi kubitegura mu cyigisho gikurikira. Uyu munsi ntabwo byahita bijya mu cyigisho kimwe, byakwivangavanga abantu ntibabyumve, tuzabikomerezaho mu cyigisho gikurikiraho. Ahubwo mwitegure, kuko uyu mwami ubwo azaba agabye igitero kuri uyu mwami, nuvuga ngo umwami w'ikazi kasi azaza aje kwitabara. Noneho naza aje kwitabara agira ngo aburizemo ubutumwa bwiza bugume muri Afurika, ntazabigeraho, ahubwo azaza barwanye ariko bamuce mu rihumye kuko bazaba bayobowe n'Imana, bahite bajya havuye. Ubutumwa bwiza bwa marayika wa gatatu buzahita bwiganza i Burayi no muri Aziya na hamwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu gihe umwami we w'ikusi ikinyoma kizaba kije gutsikamira ukuri muri Afurika. We azaza ngo yitabanye ibikoresho byose bishoboka. Ibishoboka bivuzwa hano ibihe, naba ari ukwica azica, umubyumve neza. Ni ukuvuga ngo ahakoreshwa imbunda azayikoresha, ahakoreshwa inzara ngo akenesha abantu abayobora mu buryo bworoshye azabikoresha, abakeneye kuyobywa n'ikinyoma azabigisha ibinyoma, abakenewe n'akarengane gukandamizwa azabarenganya, ahakenewe ubufasha kugira ngo yifashishe politike aburizemo abari kuvuga ubutumwa bwiza azabyifashisha. Ariko icyo gihe azaba ari gukora ibyo bintu byose, ntago azajya gushiduka, ashiduka asange ba bandi yarwanyaga bamaze kugera i Burayi, bakwirakwiye muri Aziya yose, ukuri guteye imbere, abantu bari kwihana ku munsi, miliyoni ziri kwihana. Agira umujinya, twabisomye ngo nuko azahindukira ngo azumva ibiri kubera aho yaturutse iwe, ngo agire umujinya ukomeye cyane. Azatungurwa no kubona yatengushywe na bya bihugu byari bimushyigikiye, byamaze gufungurira inzira ukuri, kandi nabyo ntabwo azaba ari ku bwabyo, ahubwo ni imbaraga y'Imana kugira ngo abana b'Imana barokorwe, intama z'Imana zirokorwe. Noneho ngo natungurwa no kumva ibyo, iyo nkuru ngo izamutungura, imuca umugongo ngo agaruke. Namara kugaruka ngo azaza aje kurimbura, azaza ba bami bose, nuvuga ngo abaperezida bose, ibihugu byose, amadini yose yamutengushye, agafungurira ukuri. Umva, nta muntu n'umwe azababarira, uzahura nawe wese azavuna mu buryo azashobora bwose. Nuvuga ngo uko bizamushobokera kose azakandamizamo umuntu wese bazahura wese wemereye ko ukuri kujya mbere. Ibi rero birakomeye. Ngo azashinga amahema ye ngo mu gihugu gifite ubwiza. Twabisomye ngo no mu gihugu gifite ubwiza ngo naho azahagera. Iki gihugu kivugwa aha ngaha ni igihugu cya Palestina, itaritandukanyamo kabiri, ubwoko bwa Israel butaritandukanyamo kabiri ngo havukamo ibihugu bibiri. Mbere bari igihugu kimwe. Ya miryango 12 imaze kwitandukanyamo, ibiri isigara i Yudaya batamba ibitambo i Yerusalemu, indi 10 irigumura, yigumura ku butambyi bwagombaga gukorerwa i Yerusalemu. Havukamo ibihugu bibiri, Palestina na Israel. Amakimbirane nayo usibye Imana niyo izayakuraho igarutse. Yesu Kristo niwe uzahagarika ziriya ntambara za biriya bihugu bibiri. Rero iyo bavuze ngo igihugu gifite ubwiza ni Palestina, ni ukuvuga ngo azakubuka avuye muri Afurika aje kurwanya n'ubundi ubutumwa bwiza, kuko abantu bazaba bari kwiyongera mu kwihana bemera ukuri. Ariko azasanga amazi yararenze inkombe, abihana bararangije kwihana, abashyirwaho ikimenyetso cy'Imana barangije gushyirwaho ikimenyetso cy'Imana. Umujinya uzamwica, narangiza niho satani
azaba yamaze gufata ubwami ku mugaragaro, ndetse isi yose yamaze kumenya ko ikinyoma ari ikinyoma kandi ukuri ari ukuri, ibintu byose byagiye ku mugaragaro, noneho arenganye bidasubirwaho, niba azahita ajya ku butegetsi bwa nyuma yigaragariza abayuda avuga ko Mana bategereje, Yesu bategereje igihe kirekire agarutse ari nguwo, maze ajye ku butegetsi. Umva, ntibizamara agahe karekare, ni nko kwiyerurutsa uko umurabyo urabya, azatungurwa no kugaruka kwa Yesu by'ukuri bya nyabyo, noneho kurimbuka kwe ngo azavunagurika ntawe umukozeho. Ni uko nguko ubuhanuzi buzasora mu buryo bwuzuye. Tuzabisobanura neza mu cyigisho ndi gutegura kijyanye n'iyi gahunda yo gukingira abantu ndetse no gushyirwamo microchip, kiriya gikoresho kizifashishwa ku musozo na antikristo, kugira ngo abantu bazumvire ubutegetsi bwa antikristo hatabayeho kubahata, ahubwo habayeho kumvira gukomotse mu buryo bw'ikoranabuhanga, kuko ririya koranabuhanga rizaba riyobowe ku ruhembe rw'imbere, ruyobowe na satani we ubwe, niwe uzaba wibereye kuri iriya mashini originali izaba ari gukontorora isi yose ku bantu bose bemeye kwinjira muri ririya koranabuhanga ryo kuyoborwa na microchip. Niyo mpamvu rero turashoje, ntabwo tugiye gusoza, ahubwo turashoje iki cyigisho. Uwabivuga ni byinshi, wowe urabe hafi ukurikirane bino byigisho biri gutambuka, kuko ni ibyigisho bidasanzwe Imana yemeye ko bitambuka muri iki gihe kidasanzwe, kugira ngo abantu badatungurwa, ahubwo twese hamwe twitegure kugaruka kwa Yesu, kuko Imana ishaka ko tuzahagarara mu ruhande rw'ukuri kandi uruhande runesha. Nguwo rero umusozo w'iki cyigisho cyacu uyu munsi, aho nasomye ndahababikiye mu gihe kiri ahangaha imbere mu cyigisho gikurikiraho. Ubuyobozi bw'isaha imwe bwa antikristo ku mugaragaro tuzabukomereza mu cyigisho kirakurikiraho kijyanye n'imikorere y'inkingo ndetse na gahunda ya microchip, ari cyo gikoresho cya nyuma satani cyangwa se antikristo azifashisha amaze kujya ku mugaragaro ayoboye isi, kuko nicyo gikoresho kizamufasha kugira ngo ibyo yagambiriye abigereho, kandi ibitamenyekana agira ate abimenye. Ni ubuhanuzi tuzasobanura nabwo abantu benshi batari bazi n'ahantu byerekera, ahubwo bakabisobanura bahuje n'imbaraga cyangwa se n'ubwenge bwabo. Rero Imana ntago ijya yishimira nuko wakomeza kuyoborwa n'ikinyoma, cyangwa se gukomeza kwizera ikinyoma kandi ukuri kwashyizwe ku mugaragaro. Imana rero ihabwa icyubahiro. Ku bateze amatwi iki cyigisho mwese aho muherereye hose, Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Tugiye gusenga, nitumara gusenga dusoze, maze abakurikira bazacyumve, kandi n'ubundi cyatambutse kuri channel ya YA3 Rwanda, kwihana no kubabarirwa ibyaha. Reka rero Imana ihabwe icyubahiro. Nguwo umusozo w'intambara ya gatatu y'isi yose, ndetse n'imbarutso yayo n'intangiriro yayo mu buryo bugaragara. Noneho abantu bave mu rujijo, buri muntu wese yitegure. Reka rero nsoze, buri muntu wese aho ari hose, uburyo wumvishemo kino cyigisho kose, upfukame usenge kugira ngo ijwi ry'Imana ryumvikane mu matwi yawe kuri uyu munsi, ryere guhita risibwa na satani, ryere guhita rinyura mu gutwi kumwe ngo rihingukire mu kundi, ahubwo rigutere kwihana no kureka ibyaha, maze tubabarirwe, amazina yacu yandikwe mu gitabo cy'ubugingo. Mureke rero nk'uko twatangiye dusenga, n'ubundi dusoze kino cyigisho dusenga kugira ngo Imana ihabwe icyubahiro. Mureke dupfukame dusenge. Ndagushimye Data wera wo mu ijuru, wakoze, wahabaye kandi wigaragaje.
satani yakirwanyije ariko wemeye ko dusenga kandi tukagisoza. Reka iyi mbarutso abantu benshi bari baritiranyije, ibihuha bikaduka mu isi by'intambara zigiye zitandukanye, abantu bakabyitiranya n'iyi ntambara, benshi bakabisobanura uko bashaka, ariko wemeye ko uw'ukuri kuzabatura kuzamubatura, kandi abana bawe ntibazayobera muri iyi si, kuko ugushakana umutima ukunze ufite inzara n'inyota wese uzayimumara. Reka rero natwe muri aka kamwanya, iyi minota yose tumaze aha ngaha, waturinze ndagushimye, n'abaduteze amatwi nawe wabarinze ndagushimye. Reka rero bigire umumaro ibyo twumvishe byose mu mitima yacu, here kubaho kwinezeza, here kubaho kudamarara, here kubaho kwishima kuko turi kugenda twunguka umucyo, ahubwo habeho kwikiranura n'Imana umwami wacu, kugira ngo twandikwe mu gitabo cy'ubugingo, kugira ngo uyu mucyo urimo gutanga ubatura, utanga ibyiringiro bizima, were kutubera imfabusa, ahubwo utubere kugira ibyiringiro bizima no gushikama ku masezerano no kwitegura kugaruka kwawe, kugira ngo twere kuzatungurwa data wera wo mu ijuru. Shimwa uhabwe icyubahiro kuko turagukunda, natwe uradukunda, kandi uzahora udukunda ibihe byose, natwe tuzaba tugutambira ibitambo, tuzahora tukuririmbira, kuko muri iyi si ntitwabikora mu buryo bwuzuye kuko satani araturwanya, ariko mu bwami bwawe tuzagutambira twishimye ibihe bidashira, iteka ryose urakoze, amena.